umusore ntago wumva icyo bivuga cyaje kugenda bite ko nari meze neza pe ikibazo nanone cyabayemo kubona amayinite kugira ngo muvugishe nabyo byari ikibazo ntabwo ari ahantu hafi y'isantere mbese nabuze uwo ntuma nsa n'ababyenyine ibisobanuro byawe nabyumvise ariko wirengagije umuryango wari kukwitaho kurenza abo bantu bose wambwiraga takabaye byiza umuntu yibutse umuryango wamugane ariko ni ibintu byandenzeho ariko ibyiza nuko bitazongera umuryango niwe wa mbere tugomba gushyigikirana nkamenya icyakubayeho yewe rega nawe umaze gukura nawe wamenya icyambayeho Yimba numva ari sawa mani twakoze ibiti tu mutipe rwose yagombaga kugira Yes, Sirumiga. Boss Jackson. Yes. Sawa cyane. Kabeza gatsima namna bifite. Sawa sawa. Kanicara hangana sasa. Boss kumeze hose. Zeo nyine nawe urabizi. Bamana byagenze bite se hawo n'ibintu byite. Ni danje man ureba se man. Yendikeye bite boss. Ntabwo nabimenye. Izi ntwaze ni watubwira nahuye ni hari abajura ni hari abantu bashaka kunyiba ntabwo mbizi man. Baranteze hari hirya urabona karakira kava mu rugo. Urumva nahinje nyine hano kubareba cyagiye urabona ko naje ariko se unarinje kubareba ati ntuzari hete izo man. Tizwe nyine ubumva ibintu ntabwo ari sawa nawe ari ngaho mu gashomeye kameze nta. Hahise agenda. Hahise acutu. Mva rero shana maze iminsi ntekereza nubwo nari ndwaye urumva umaze igihe mugaragaza imbaraga nkeya kumva bose nk'ubu uwakubaza amafaranga yes umaze gukorera wayabona muri iki gihe nari maze nawe boss ibintu muri iyi minsi bimeze nabi kabisa nta mubeshye tubafaranga ni make she bakiriya nabo bapi byaranze tusinzi kwe umuntu azabagire gute boss ni ugukingo nizamu nawe urabizi ibintu by'iyi minsi sinzi ikibazo twagize kabisa umanzi mwese ko baratubaniye tusinzi kabisa abo muzajya mukora ari uko mpari gusa umukundwa Oh, Kirenira. Untuye se amasaha agiye. Biteze. Nibyiza. Shamaze naje kukureba. Waruje kundeba. Naje kugusura. Ku kazi barampamagaye binunguye ngo ningende ku kazi baranshaka. Hari byinshi twakwiriye kuganira. Sha urihangana rwose pe ngiye ku kazi. Tuzaganira ubutaha. Tuganira hari byinshi rega twakavuze kandi byatugirira umumaro bijyanye n'akazi kacu n'ibindi byinshi ku kazi bari bampamagaye igitaraganya nari ngiyeyo biba bishobotse wazagaruka tukaganira ikindi gihe okay ntacyo bitwaye ariko se amakuru ya wa muntu twavugaga wa wundi byo bihagaze bite ahubwo uranyibukije nimugoroba nimva ku kazi ndanyura njye kureba kamerewe naherutse ataha mwohereza mu rugo ariko sinigeze nongera kumenya amakuru ye ajya kumureba yego ndajya kumureba nimva ku kazi nta kibazo uraza kumbwira amakuru ye nuva kumureba ahubwo bishatse waza tukagenda tugakomezanya kuko nari ngiye ku kazi okay nta kibazo urakoze uraza kumbwira amakuru nari ndimubwira ntabwo naguhaye agakoro urumva kugira ngo nigeze mbura umuntu unyitaho kagira impuhwe narakugendeye njya kwa muganga none ngeze kwa muganga nta muntu nari mfite unyitaho abizi rero zo mu rugo ukuntu ziba zimeze aba ari feke cyane
mushiki wanjye arabizi nawe hari abagiye muri shuguri urumva noneho araza aramfata ati ntabwo warwarira ku bitaro ahita njyana ku muganga mugenzi we urumva bayo umukobwa kaba mu rugo urakazi ka Pasi noneho Pasi yaraje azanye ibiryo arabyanga mwa arabyanga birumvikana wari mwitaweho mwana noneho akuzi Imana nahabone urumva Allô? Yego boss. Boss, humura turaza kubyitaho. Oya humura. Yego barahari. Sawa. Humura biragenda neza. Yego ndabikwijeje. Akaze musaza. Bimeze bite? Uni bose? Ndabona byakomeye. Ni boss uguhamagara. Niba hari n'ikintu kibura kugira ngo mukaze imyitozo. Umva. Dushaka tubwire boss ayiduha ariko ibintu byakaze. Umva. Umurumva icyo gukora namwe. Sibyo? Yuko biri. Umva. Sigara ubitekerezaho. Sawa ntacyo wangu ndaza. Sawa. Muraho neza. Muraho. Amakuru. Ni sawa cyane. Umeze neza. Kuriza. Ndabona umeze neza. Cyane. Waba uri aho rero ndabona umeze neza. Amakuru ni meza cyane. Narakize. Nanuza buriya n'igifu kumajije kukikuriraho nta n'umuntu twafatanyije rwose. Rwose. Imiti twagerageje kuguha wayifashe neza. Ndabona ntacyo ubaye. Byari 3 ku munsi rwose nta nubwo no kuntuza n'ako kazi nabaga nagiyeho narajyanaga rwose. Nziza cyane rwose. Sibyo ko nyine bitarakunda neza nari nayimara ariko nkurikije ukuntu bimeze rwose ntacyo bitwaye byo vuba rwose ndahita nkira ndabizi neza. Ndimo ndabibona. Hamukoze se ko ryaka. Bikaze. Rakaze cyane. Nicyo tuba dushinzwe. Umeze neza. Nanjye meze neza nta kibazo. Ku kazi biragenda. Ku kazi biragenda nta kibazo nako. Ese ko uje amasaha atararangira kandi ko nzi ko mama mfite akazi kenshi. Ubu nari nagiye gukora bibaye ngombwa ko ntaha ndavuga ndireka nce hano ndebe ukuntu merewe. Nzi ko mwantereranye. Oya ntabwo twabikora. Se naravuze ni se abantu bakoze kwa kundi aho ndimo nibaza muri iyi minsi ese kuki hari ahantu mwajyanye hari iwawe nyine mutashaka ko hari umuntu uhaza cyangwa mushaka ko hari umuntu uhagemura byari bimeze bite? Hariya ahantu rero twakujyanye twabonye ari byo byiza kuko hari ahantu nibwo twabashije kukwitaho kugira ngo twakuvanye nyine hari haza abantu benshi kubera ko nyine byatuma udakira neza. Niyo mpamvu twakujyanye ahantu hatuje hawe wenyine kugira ngo tubashe kukwitaho. Cyo ntekereza
ni ukubashimira byimazeyo uburyo mwakoze kinyamwuga sibyo kudushimira se ntabwo ari ngombwa aba ari inshingano zacu rega inshingano rega hari igihe birenga n'inshingano hari igihe birenga n'inshingano Pasi Krame ngwino soza umushyitsi amakuru si amakuru ndabona mwadusuye ni byiza twabasuye tuba tuvuye ku kazi natwe tukavuga dutereka tuhace turebe uko mumeze yego mwakoze ikibazo kandi turebe mu muganira usubiye mu mirimo yawe nta kibazo hanyuma ni umukobwa twibanira mfite na mushiki wanjye nuko ubu ngubu atari hano ni kuriya byangendekeye none se icyo nashakaga kukubaza bari abantu bakugenje kuriya buriya ni izihe ngamba ufite ese numara koroherwa wazabakurikiranye nanjye sinzi nabitekerejeho sinabiha umwanya cyane ariko hari umuntu waje kunganiriza arambwira ngo turi mu gihugu cyiza cy'ubutabera kuki utashaka ubutabera nawe ukaba si uko se ukwiriye kuzabishaka ukagerageza ukareba yuko bari abantu bakugenje kuri abazafatwa kuko baraguhemukiye cyane buriya nta byanyorohera bizakorohera nta kibazo buriya umuntu yakenera buriya ntabwo byaca mu nzira ndende cyane ku buryo byarutwa naho umuntu yabyihorera hoya ntabwo nakugira inama yo kubyihorera uzajya mu bayobozi bazabigufashamo ariko njye hari ikintu mba ntumva umuntu arifata agahita afata umuntu akamukoresha si ikibazo se n'ubwo nuko byangendekeye ariko njye ngiye kubyigaho ni ukuri ugomba gukora uko ushoboye ukabikurikirana rero ndabona bwije ni uko navuze ni reka mpanyure ndebe ukuntu umerewe ndumva wamerekeza nkataha nta kibazo Pasi Pasi wampaye nimero zanyura manza ntaraziguhaye shyiremo ndaza kubavugisha nta kibazo yego akira ndabona ubwo uzajya umpamagara umbwira amakuru yego nta kibazo Pasi Karame ngwino nsezere tugende aragiye se ndagiye burije ugiye vuba se burije nzagaruka nta kintu twaye niba uzagaruka yego uno wita ukinga hano yego nta kintu umuntu unaniwe cyane wakoze ikizi ari ingaruka z'uburwayi hari ariko nabyo wagize impanuka cyane mu mutwe ukunda guhora ubunaniwe iyo utari wakira neza ibyo bizashira mu mutwe hawe ni hano ariko nawe uri gusaza utabizi ubu nagenda nkora kuri iki gisebe kuko uzi ko ntuzanye kuyiho mu kanya ariko komera nyine igipfuka nyikuyeho mu kanya maze yewe nyine muganga yarambwiye ngo nimba ndimo gukoraho nkumva ntabwo biri kundya nzagikureho kugira ngo igisebe nacyo kigihumeke ubu se wasizeho iki ni agati gasanzwe bampaye ni gukoresha n'ibinini bisanzwe nabyo ndacyayifite ariko uko biri ndi kumva ndikorohera uzakira nta handi se urumva hakurya wenda se si ibyo kantu wenda kimbone gateka hano banshikamiye ndi kumva atarazikira neza uzi gusubira kwa muganga ariko hari umusaza ujya utwunga si waza akakunga aya gusubira agendera ku yakunga akoresha utwatsi akakunga neza rwose ugakira ukamererwa neza ariko si we ntubazi nawe uracyagendera ku bintu nk'ibyo erega abavuzi babaho kandi bahozeho abaganga se nubwo nyine baduha ibyo binini akenshi niyo bikora muri ibyo byatsi
ariko wenda hari ikintu babongeyemo muri ibyo binini kugira ngo bidahinduka ibyatsi complete. ibyo ntiwabigenderaho nabo baravura. Asubwo mwizeye bingana iki koko ku buryo wamunjyana cyo korega ubwi dene narahiye kuva kera ntazigira nkoresha ibyo binini cyamambe ibyo byabihuze n'utwatsi batwita utwungo n'utundi bagenda bavangamo umuntu bakamunga akamererwa neza. Iyo twabonetse twebwe ntabwo turwa tujya kwa muganga hanini. ubwo se ujyayo wowe cyangwa nabo ni abantu urangiranye? Njyewe sinabona aho nywe n'iki. bivuze ngo nawe ntabwo ujyayo. bivuze ngo rero niba utari wajyayo nawe ni ukubyumva ahandi. Ugurana ni ntacyo ubwo uzasubira kwa muganga uzongera gusubira kwa muganga utambwiye amafaranga uzakenera nzayaguha uko uzajyayo. gusa kari kose wari urihe koko? erega inkono ihira igihe. igihe nanjye njya byemera iki ni igihe cyo kugira ngo tumutube hafi rero ko byibura twaba namwe kuriya iki gihe imiryango usanga yaragiye imera nk'aho itatanye. ariko umutima uragera ukakwibutsa. iki si iwanyu uzi kurya kurundarunda n'abana. ubwo se ako kantu ubwo ni sawa impyisi. oya ntacyo mwana wanjye rwose. oya ndashaka kumvamo ibindi bintu. humura ni umubyeyi wawe. nzaba mu cyimbo cy'ababyeyi bawe igihe cyose. reka mbyemere byubahe kandi nizere neza ko ariko bizagenda kuko hari igihe umuntu akwiziza ikintu ukagira ngo aragikora ejo n'ejo bundi ariko ugasanga ntabwo agikoze. ntabwo nagufatira muri uwo mujyi. njye ntuzamufate gutyo nzabikora kandi bizagenda neza. sawa murakoze rero. sawa muhungu wanjye. ubwo turi kumwe tuzapanga n'ibindi byose uko bizagenda. hari n'ikindi kintu ushaka kuganirizaho ubwo icyo gihe nikigera tutakikubwira. ubwo uracyagitegura cyane.